Uyo, guno mukobwa naramukundaga cyane. I was thinking of making her my second wife. I was thinking of making her my second wife. Funniest thing I've read. Hey guys, welcome back to the channel. Umukobwa wanyu Mwiza, and uno munsi mbazaniye iyindi video. Imagine to reject a guy, kwanga umuhungu, yarangiza bikamubabaza cyane, agahaguruka agafata gitari yiwe, akagenda ku gasozi k'iwanyu, akaririmbira umuhisi n'umugenzi, yemwe igihugu cyose, ababwira ukuntu wowe ubwawe utari umuntu nyine ureku uzana umwe azakagenda n'undi akaza akagenda, ko utazi kurera neza, kutarera neza urubyaro rwawe, kandi ko ukuntu wamwanze, ukuntu wamuteye indobo atari ko wakagombye kuba warabigenjeje, sibyo? Nta kinyabupfura bishize mu baramwangiye, ako kabishiramo ikinyabupfura. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ndirimbo ya Mama Munyana, indirimbo yanditswe ikanaririmbwa n'umuhanzi Sebanani André wo muri he used to be in it. Ahubwo aracyari mu ntuza mu impara. Anyways, we're gonna talk a little bit about Mama Munyana. Mama Munyana yari umubyeyi ukiri mutoya, yari afite umwana umwe akaba ari we Munyana. Okay, if we had to guess, kubera yari umugore watandukanye n'umugabo we, kandi tukaba tuzi ko kera abantu bashakaga bakiri batoya, nyine umuntu yashakaga afite imyaka 16, 17, 18, none hafite umwana, yagize n'igihe cyo gutandukana n'umugabo we, ntakibana nawe, mbese n'ibintu bizwe. So turibuze kuvuga yuko Mama Munyana yari intoza, yari arimo hagati y'imyaka 25 na 25. Okay, and ku bwana bwe ntago ari cyo cyatuzanye no munsi, cyatuzanye no kuvuga ku mugabo waje kumutereta. Uyu mugabo wari wababajwe cyane nuko Mama Munyana yangangiye akavuga ati nanjye ndi umwana nk'abandi, nanjye ndi umugabo nk'abandi, njye nkingura nanjye nze niyo. Onegego uyu mugabo reka nze tumwite Kalisa, sibyo? Noneho ni gute tuzi yuko Mama Munyana yangiye Kalisa? First of all, mu ndirimbo yiwe warabyivugira ngo naramusuhuza agakamiza hanze. Atari n'ibyo ngibyo, yarambonaga akahingirana. Rukumva? Turabizi, my friends, mu muco nyarwanda, iyo umuntu agusuhukije ni ngombwa umukingurire, umuhereze karibu, umwicaze mu nzu, umuganirize, ni ibintu nk'ibyo. Kuri Mama Munyana ibyo ngibyo yari yaramaze kubirenga. Yari yafashe decision yo kuvuga ati ngewe Kalisa, ibya politeness byavuyemo, ibyo kuba abantu iruhande bambara ibyo nkora byararangiye, ngewe Kalisa ntabwo nzongera kumwintroducinga mu ntuza mu nzu zanjye, mu ntuza ntabwo nzigera nongera kwemera ko yinjira mu rugo rwanjye. Yirengagije iby'umuco, ahitamo kujya mwereka agasuzuguro, ahitamo kujya mwereka yuko listen, you now wanted, nta by'amahinti, nta byo kuvuga ngo aribwiriza, byose you now wanted around here. The last line aravuga ati ngo ni njyewe ushaka kwigizaho nkana. Hey my friend, ntuza Yohana Lauriyani, ukumva? Ntuza Felician, bose baraje bigendera. Noneho we icyo ari gusaba, nanjye give me a chance. Give me a chance to do the same thing. Uyu mugabo ari kuza, atari kugira ngo amugabire isi ye, atari kugira ngo babane, atari kugira ngo amuhereze urukundo rwe. Ashaka kuba nka buri wese wagiye ubana na Mama Munyana, ashaka kuza yigendera, ashaka kwinjira yisohoka. He wants to come and live. Nibyo yishakira. Impamvu yavuze ati ngo reka njye kuririmba ino ndirimbo, reka njye ku gasozi mbwire umuhisi n'umugenzi, mbwire igihugu cyose, yemwe babwire iby'urukundo rwafitiye Mama Munyana, ababwire ati nk'abantu mwe, abaganyira babwire ati ntago you can't believe what's happening to me. Mama Munyana yaranyanze.
ni ukubera he was in denial. Ntabwo yiyumvishaga impamvu umukobwa yaba ari mwiza ute kubera mama munyana yari ari ikizungerezi, ibyo turabizi sibyo. yaba ari mwiza ute aramutse afite umwana ariko rero umwana wenyine akaba yaragize past relationship, akavuga ati naho njyewe ntabwo ndi umwana n'abandi, ntabwo navukiye ameze icyenda nk'abandi, ni gute wanyanga? ntabwo ari ukuvuga ati oh ngo ni urukundo mukufite cyane n'intuza yose, no, ni ukuvuga ati mama munyana ari guhera ku ki anyanga? Umuntu ufite umwana, umuntu ufite history, umuntu w'urugo rwananiye, umuntu w'abantu bahoza mu kanwa kabo, ni gute uyu muntu ari kunyanga? mama munyana ari kundenganya, njye icyo ndi kumusobanura urukundo, njye icyo ndi kumusaba arakizi, pardon, ntabwo ari urukundo yamusabaga, icyo ndi kumusaba arakizi. yagihaye impuzo yohana agihereza ntuza sipiriyani na feresiyani, bose arabihereza, bari kunziza ko ijyaho nyangira. This is not fair. Noneho n'ikirenze iyo ngicyo, buri gihe cyose iyonje arakinga, ndamusuhuza ntasubize, akankingirana. uno mugore nta n'ikinyabupfura afite, rero ari kujya kumusubiza ko ari kujya kumusebya kurushaho. Imagine the audacity yo kuba umuntu wirirwa mu marembo yawe waramwanze, waramubwiye ati listen, this is how things are, me and you are never gonna work, ari kugenda ari kuvuga ati ngo mumpereze ikinyabupfura cyawe se kiri hehe cyo kuvuga ngo wagize wa respecting the decision ye, ukavuga ati baranyanze, urukundo nzajya kurushakira hirya, baranyanze reka njye kurira hirya. none kujya ku gasozi uri kujya kuvuga ati ngo ntuza ngo ikinyabupfura barakinyimye, uno muntu nta kinyabupfura afigira. It gets worse. kubera noneho mu bice bikurikiyeho atangira gukomperinga munyana hamwe na mama we, akavuga ngo ka munyana we ko nta kamarayika, ariko wowe ngo uri umubeshyi, amwise umubyeyi mubi ako kanya. But ni gute, that's not even a fair comparison. ari kumwita umubyeyi mubi kandi ariwe uri kurera munyana, kandi ariwe mubyeyi wo munyana afite, sibyo? noneho aragenda arongera aramucyurira ngo ntacyo uri kugira, ntacyo uri kurabira, ngo kubera iyo ubimenye kare ngo ntabwo waratandukanye na papa munyana. Jaw dropped. Okay, dude, ni wowe umaze iminsi wicaye ku marembo yiwe, yarakwangiye, but still you sitting there uri kureba umuhisi n'umugenzi, uri kureba uhise utambutse n'uhise, ukumva ni wewe umaze intuza, ariko uri kumwita ukuvuga ngo ntacyo yaramenye. What are you doing here? ino ndirimbo ni imwe muri ndirimbo za karangiza nakunda cyane, ni n'indirimbo yo ntekerezaho cyane kubera there's so much drama, there's so much to find out. uyu mugabo Kalisa yari yababajwe nuko umugore yamwanze, havuka iyi ndirimbo ya mama munyana, indirimbo yakunzwe kugeza n'uyu munsi. What do we know about Kalisa? First of all, agira akanwa. He sounds like a stalker because he was watching her every move. ntabwo yakundaga mama munyana, icyo yashakaga twese turakizi. His intentions were clear. ntabwo yigeze abihakana, ntabwo yigeze atujiludinga in thinking ko yarashaka kumuhereza urukundo. yarashaka kugira ngo mama munyana amwihe, ariko nta na hamwe ho yigeze atubwira icyo yari kumarira mama munyana. nta respect yamugiriraga, basic respect, sibyo? nkigera hano ndi kuvuga ati like, do you think she was right in rejecting him? Yes, I think she was right in rejecting him. This is a song that is based on a true story. So okay, so uyu mugabo Sebanani André, sibyo?
yari muri kesi impara hamwe n'abandi ba members barindwi kubera like the first year was 7 and then they become 8 bongeramo undi noneho mama munyana yari umugore witwaga Janine. She went to a concert, yagiye ku hantu ho bari gutaramira impara yari yaje hafi y'iwabo. Agezeyo arabareba, of course she enjoyed herself, but urukundo warusanga ahantu hose. Abona umwe mu bantu mu ba guitarist bari aho ngaho inyuma bari gucuranga, avuga ati oh me likes that, me wants that, me I think that's and then the story goes that she made the first move. The guy's name was Paul, Sebanani Paul. And then, but nickname yiwe yari Mimi La Loz. And how she saw him, she was like, oh, me likes that. give me that. And then, Mimi aragenda, nuza content irarangiye, nuza munyana aragenda. Kandi umukobwa mwiza, nuza aravuga arikinyana. Anyways, she went there, she was like, Mimi La Loz nakikundi. That's how I imagine byabaye. Sibyo? Barakwikundiye nkunda uko wagiye ucuranga, nkunda ukuntu nyine witwararitse, you don't say much, you kinda shy, I want you. Mimi araza aravuga ati me too, I want you back. So batangira gukundana. Abari bose bamenye yuko umwe mu ntoza muri orchestre barakundana na mama munyana kubera umugabo yagiye aza kumusura. Umugabo aravuga ati kubera ino ni interview ni interview yakoze hamwe n'umunyamakuru. Umugabo aravuga ati guno mukobwa naramukundaga cyane. I was thinking of making her a second wife. Funniest thing I've read. It's an article I read. Funniest thing I read. I was thinking of making her the second wife, and then, of course, this is love. Ngo mama munyana yari afite musaza we w'umuganga, musaza we aravuga ati ishano gukundana birumvikana, wowe ugiye gushakana n'umugabo ufite undi mugore, ntabwo muri uno muryango wacu tuzagira umukobwa washakanye n'umugabo wamenyekanye akamushaka ari umugore wa kabiri. So birangirira aho ngaho baragenda baratandukanye. But before you go, the drama. So umwe mu bantu never named, umwe mu bantu mu bamembazi ba impara yaciye inyuma mugenzi we, yaciye inyuma bandi bemba wiwe adagutera ataba mama munyana. Mama munyana aramwangira noneho ntuza Sebanani André aza kubyumva. I don't know, niba bari more friends. So umugabo aramubwira ati yo uzi ko ngiye gutereta mama munyana kandi anyengera. Amaze kubyumva aravuga ati I can't believe it. Warakunze mama munyana yarakunze. Wow. Aravuga ati oh, this is just in details. Amaze kuvuga avuga ati oh, this is just in details. So avuga ati oh, you know what I know how to do best. No kwandika indirimbo, umugabo aragenda byishiramo yandika indirimbo. Biramenyekana kugeza n'uyu munsi. The job just in details. Niyo mpamvu nayishaka kubagira kubibagezaho. But anyways, we are talking about real life. We are talking about raw stories. Ukibaza none what happened. Mama munyana yaje gupfa. I think ni muri 1990 yaje gupfira mu ntoza mu modoka yari ari kuva mu kazi ari gutaha, none imodoka ye iza kugira iza guturika iza gukandagira kuri mine, maze mine iraturika, umugore arapfa. Tuza sheri we Mimi La Rose ntabwo yabimenye bikiba,
babyumvishije kunyuza ku makuru ariko ntiyamenye yuko ntuza ex wiwe yari ari muri iyo modoka, and then so ntabwo yigize neza n'amahirwe yo kujya kumusezeraho. And as for Munyana in 1994 kuri jenoside yakorewe abatutsi yitabye Imana, yaje kwicwa n'intuza, anyways, that's all I have for you guys. Like I said, I listen to this song and I think about this song a lot throughout the years. And I'm glad I shared my thoughts with you. Because you got this far, I want to ask you to please comment, subscribe, like, share the video, and I'll see you guys in the next video. Thank you so much for watching. Bye.